iyi ngiyi yaje usanga kuko ikiza cyayo nta mbeba ishobora kujya hejuru mu nzu iwawe, kuko hari ukuntu ziba zikoze ku buryo imbeba idashobora kuba muri parafo hejuru. Ikindi iyi ngiyi ifite by'umwihariko ahantu iri usanga hakonje, harimo amahumbezi, ubushyuhe bwo kuri parafo negatif ntabwo biba bishoboka. Urumva rero ni ikintu cyiza by'umwihariko kandi bisa neza bari raporo y'izindi. Indi kurikiraho nanone igerageza ariko zo ntabwo zikunze gukoreshwa mu ngo z'abantu, ni izi nawe zo bereka siringi tayiro. Siringi tayiro izi ni zasanga zikoreshwa mu mabanki, mu manyubako manini cyane. Izi niho zikunzwe gukoresha, ariko rwose umukire uzasanga na parafo nk'iyi yaje gusanga mu nzu iwe uzamuterera isari kabisa, uzaba yarahebye. Urakoze cyane. Abakunzi ba Izayi TV show ndagira ngo basuhuze kandi bashimire kubwo gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ahangaha twagiye kuri tele, ni ku ishantiye ahantu barimo bakora parafo. Twagize amatsiko yo kuganira na tekinisiye twasanze ari kubaka. Ndagira ngo rero uyu munsi tekinisiye adusobanurire ku bijyanye no gukora parafo, uburyo ikorwamo, kugira ngo umuntu wese umukunzi wa Izayi TV show uzakenera kubaka inzu amenye uburyo ki bikorwa. Ndagira ngo rero aka kanya uyu mutekinisiye muhe akanya ze atuganirize. Ndungutse Todomiri, uraho neza? Amakuru wamanuka tukaganira ko ngusanze uri mu kazi? Nta kibazo. Manuka tuganire rwose. Ubu uri muri rusange ni umutekinisiye wabigize umwuga w'umusiniya muri kano kazi. Ubwo rero dusanga mu kazi turi gukora ibintu bijyanye na parafo. Amazina yanjye muri rusange nitwa Ndungutse Emile. Murakoze. Ndungutse Emile. Yes. Ni karibu kuri kamera za Izayi TV. Okay, murakoze. Ngusanze ahangaha urimo urakora parafo. Ese ibi bikoresho bakoresha ni bwoko ki? Hari abantu bakurikiye Izayi TV ariko batazi ibi bikoresho bikoreshwa bakora iparafo. Ndagira ngo usobanurire abakurikiye Izayi TV ibikoresho bikoreshwa bubaka iparafo nk'ingi nkuko nabibonye hano. Okay, murakoze cyane ku bw'icyo kibazo. Ubundi ibikoresho dukoresha muri parafo bigiye bitandukanye cyane. Hari parafo dukora dukoresheje ibyuma, hakaba na parafo dukora dukoresheje imbaho, nyine dusobekesheje imbaho, cyangwa tugasobekesha ibyuma, cyangwa tugasobekesha utundi twuma twabugenewe two bita siringi tayiro. Siringi tayiro? Yes. Izo ni kategori zigera muri 3 dukoreshamo parafo. Nizo ngizo. Ibindi bikoresho muri rusange dukoresha harimo ibyo bita gypsum board. Gypsum board. Hakaza na za tiplex musanzwe muzi zisanzwe ariko zo ziraciriritse zikoreshwa mu nzu nyine zo hasi z'abaturage, kuko bino bintu birahenze, ntabwo ari umuntu wese usanzwe wapfa kubikoresha. Hagabaho na siringi tayiro. Urugero siringi tayiro ni uko ziba ziteye. Iyo bayita iyi ngiyi niyo dukoresha muri siringi tayiro. Izi ziri ukwazo ziza zikoze neza, ariko tukagira uko tubikora kakajyamo neza ugasanga kameze neza. Bari parafo nziza cyane. Urakoze cyane. Ubwo iyindi parafo tujya dukora izo bita langete. Nizo tujya dukoresha nazo. Ubwo nubwo bwoko uko ari butatu nyine nakubwira. None Ndungutse Todomiri, tekinisiye mu bijyanye no kubaka parafo, watubwira ibi bintu ubimazemo igihe kingana iki? Ubifitemo ubuhe burambe?
ibi bintu bimazemo igihe kinini, imyaka igera kuri 13. 13 ukora aka kazi? Nkora aka kazi imyaka igera kuri 13. Ndungutse aka kazi kakugejeje kuki, wagakuyemo iki, ku buryo umuntu ukurikiye kamera za Izayi TV ashobora kuvuga ngo wenda ndashaka Ndungutse nanjye ampe ubumenyi kw'ibi bintu, bitewe nuko yakumva ko harimo akaryo, niko abantu benshi bakunze kuvuga muri iyi minsi. Nibyo murakoze, kuko nibyo ntabwo wakora ibintu nk'ibi ngibi ngo ubure ko nta kintu waba waragezeho, ntabwo kiba gifatika, ariko biri kose ubayeho nk'abandi banyarwanda muri rusange. Nabashije kugurira ikibanza gihagaze 600, mbasha kugura wenda n'isambu ihagaze nka 400, mbasha kugura n'ibindi bikoresho bisanzwe byo mu rugo, kabasha no kongeza ku iterambere ryo kubaka urugo. Mfite urugo, mfite umuryango, rubatse. Uri umugabo urubatse? Ntabwo uri umusiribateri? Kandi umuryango wawe utunzwe n'aka kazi? Urakoze cyane. None se Ndungutse Todomire, muri izi parafo zose wambwiye uko ari 3, iyo ubona nziza kurusha izindi nanjye wangiraho inama ngiye kubaka akaba ariyo nkoresha ni iyihe? Iki kibazo ni cyiza, uranakoze cyane kukimbaza. Muri izi parafo zose ko ari 3, inziza nanjye ubwanjye mfite ubushobozi koko nanagiramo n'inama y'abantu bose gukoresha ni iyi ngiyi ya Jerusalem, kuko icyiza cyayo sibyo ko n'izindi nazo ari uko, ntabwo imbeba icyo izihuriyeho n'izindi. Nta mbeba ishobora kujya hejuru mu nzu iwawe, kuko hari ukuntu ziba zikoze ku buryo imbeba idashobora kuba muri parafo hejuru. Ikindi iyi ngiyi ifite by'umwihariko, ahantu iri usanga hakonje, harimo amahumbezi, ubushyuhe bwo kuri parafo negatif ntabwo biba bigishoboka. Urumva rero ni ikintu cyiza by'umwihariko, kandi bisa neza bari raporo y'izindi. Rangete nayo nuko aho ikoreshejwe ntabwo imbeba zijyamo mu gisenge, ariko yo ku bushyuhe n'ubundi ntaho gusa urebye itandukaniye na za zindi za tekiniki zisanzwe mu miterere yayo niko iteye. Indi kurikiraho nanone igerageza, ariko zo ntabwo zikunze gukoreshwa mu ngo z'abantu, ni izi naho zereka siringi tayimu. Izi ni zasanga zikoreshwa mu mabanki, mu manyubako manini cyane. Izi niho zikunzwe gukoresha, ariko rwose umukire uzasanga na parafo nk'iyi yaje gusanga mu nzu iwe, uzamuterera isari kabisa, uzaba yarahebye. Urakoze cyane. Nibyo Ndungutse Todomire, urakoze kudusobanurira ku bwiza bw'amaparafo ukora. None waba warabyigiye hehe? Ese umuntu uzumva iki kiganiro kuri Izayi TV agashaka nawe kugira ubumenyi yabona kw'ibi bintu, gira inama ki? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri, mvugishije ukuri, nta hantu nigeze njya kubyiga mu ishuri, ubwo ni mu domene yanjye nize computer electronique, nigaho na sudire. Ariko muri ibyo ngibyo ntabwo impano yanjye nasanze ari ibi ngibi, kuko ibyo nize ntabwo nabashije kubikoresha. Sibyo ko byagiye bimfasha nanone mu bijyanye no kugira ngo mfunguke mu mutwe, ariko urumva ntabwo ari byo nkora nubwo nabyize. Ibi rero kugira ngo bimenye, naje guhura n'umutekinisiye ariwe enjeniyeri yitwa Yusufu, ni itsinda nahuye naryo n'abandi bakozi be, abo bita Kazungu, ariwe bita Pierre, n'abandi ba Silivani. Abo bose ni abasiniye b'abatekinisiye nagiye nsanga muri aka kazi. Naraje rero ndabegera, baramfasha, nibo muri rusange nkesha ubumenyi bwo kuba nkora kano kazi. Ntaho kuvuga ngo hari ahandi nabyize, ntaho. Ndungutse Todomire, urakoze cyane. None nawe
ko utagiye mu ishuri ngo byige, wabyize ubikuye ku bandi. Umuntu nawe washaka ko wamufasha nawe akagira ubumenyi nk'ubwawe, wamufasha nta kibazo? cyane namufasha nta ribi. Urugero nk'uyu mwana udusanganye turi kumwe namubonye uriya buriya nta gusubira inyuma. Byararangiye nta gusubira inyuma. Nibyo Todomiri, urakoze. Umbwiye ko kugira ngo umenye uyu mwuga hari abantu bagufashije kumenya, kandi nawe umbwiye ko umuntu muri kumwe nawe urimo umufasha kumumenya. Reka ngusabe umuhamagare aze kuri kamera, nawe agira icyo atubwira, nawe aduhe nk'ubuhamya nk'umuntu nawe uri kwiga, atubwire naho ubumenyi ari kubona bugeze n'icyatumye afata umwanzuro wo kuza, kugira ngo umwereke ibyiza byo gukora aka kazi. Nibyo ari tayari nawe yaza akakwibwira uko bimeze. Reka tumusabe wegere shefu wawe, utubwire uko aho amasomo ageze. Ni karibu watangira wibwira abakurikiye kamera za Izayi TV nabo bakamenya uri muntu ki. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nshimiyimana Jean Chrysostome. Namenyanye n'umutekinisiye ufite ikibazo cy'ubukene, ariko aho bimaze kugera maje kugera ku bintu byinshi. Mu by'ukuri namuryoyinenze ntazi gukata bodi y'udusamu, ariko ubu ngubu ndabizi neza cyane. Ikindi nzi yamenyereje ni ugukoresha imashini. Imashini yitwa ngo iki? Foreze. Yitwa foreze. Foreze ikora iki? Foreze ni ifunga amavisi muri gypsum cyangwa mu zindi parafo, bayikoresha bafunga amavisi. Urabizi neza gukoresha foreze nta kibazo? Ndabizi neza cyane kubera igihe maze agigisha kirahagije kuba mbizi, nta kibazo. Ibyiza se by'aka kazi ari ibihe? Ibyiza ni byinshi cyane. Nageze ku bintu byinshi, naguze inka, naguze amasambu, mbese byanyejeje ku bintu byinshi muri rusange. Muri make se wowe ntabwo urashinga urugo, ko shefu yatubwiye ko yaba yarakuyemo umugore muri aka kazi, nawe nta mugore uragakuramo? Murakoze. Ni igihe gito cyane mbona, bitewe n'ubumenyi maje kugira, nkomeje kubikora nabona amafaranga atunga urugo, nta kibazo nagira. None Todomiri, aka kanya ubu wicaranye n'umunyeshuri wawe, ndagira ngo abantu bakurikiye kamera za Izayi TV aka kanya nabo ugire icyo bakangurira cyo kuba bakugana, nabo bakunguka ubumenyi nk'ubwo uwo munyeshuri wawe nk'uko amaze kubitwibwirira amaze kunguka. Urakoze. Ikintu cyo navuga kuri kano kazi ni akazi keza, akazi umuntu ashobora gukora akabona amafaranga kuko akabasha kwibeshaho. Muri rusange baravuga ngo hano hanze hari imvugo ivuga ngo twigire twihangire umurimo, kandi udakora n'ibyo ntakarishye. Icyo nabwira abari mu kigero cy'umugenzi wanjye ko nawe urubyiruko kuko bajya baza bakatwegera, bakaba bafite n'amanimero yacu, byaba ngombwa bakazaba baduhamagara bakatubaza uko bimeze, tukaba twabonana, tukaba dufite akazi kenshi, kuko tugiye tugira akazi kenshi cyane, tukabifashisha bakaza bakunguka ubumenyi, nabo bakazabasha kugera ku isoko ry'umurimo, bakagira icyo bakora kugira ngo babone amafaranga. Nibyo tekinisiye Ndungutse, tumenyereye ko yede maso bamwita umuyede, umuntu ufasha umumaso. Ese mwebwe umuntu ufasha umutekinisiye mwe mumwita guki? Nawe ni umuyede? N'ubundi byose ni kimwe, nuko wenda twebwe dukunda kubivuga mu rurimi rw'icyongereza tukabita abahelpers. None tekinisiye Todomiri, uwo ni umunyeshuri wawe, ese ku kijyanye n'imihemberwe na saleri cyangwa se umushahara nk'uko ubimbye ngo ni indimi z'abanyamahanga, uko byasa kose abantu bazareba kamera za Izayi TV bashobora kugira ubushake bwo kubajoyininga kugira ngo nabo bagire ubumenyi babasha kunguka. Ariko nubwo bimeze gutyo, hari akantu umuntu aza akurikiye gatuma aba motive yo kugira ngo akurikiranire umwuga runaka.
ku kintu kijyanye na salary icyo watuganirizaho se umutekinisiye wabimenye ahembwa ya naya, uwo muheripazi mugani wawe ahembwa ya naya. Sangiza abantu bakurikiye kamera za Izayi Show TV ikintu kizabamotiva gutuma baza kuba joininga. So urakoze nanone ntabwo twari kurangiza wenda ikiganiro tutageze kuri iyo ngingo ijyanye wenda n'uburyo ki umuntu umushahara w'umukozi ukuntu umeze. Umuheripa udufasha n'ubundi utarabimenya mushyashya atangirira ku mafaranga 3,000. Noneho yamaze kubimenya umusiniya heripa siniya agahembwa hagati ya 4 na 5. Ariko ayo mafaranga ntabwo ari figise, biterwa n'urugendo umuntu aba ari bukore agera kuri teri mu kazi. Iyo urugendo ari rurerure amafaranga y'amatike urumva ariyongera. Iyo ari hafi ayo mafaranga ni moyenne hafi nyine hano muri Kigali. Ntabwo wava n'umuntu hano mu mujyi ngo umujyane ku Ruyenzi cyangwa mu ngororero witinya kuhavuga cyangwa 4 cyangwa 5 ukamugira ukundi kuntu mu bibara. Ikindi umutekinisiye nkanjye n'urugero cyangwa se n'abandi bagenzi banjye banyigishije bitewe yari hafi hano mu mujyi umushahara uri hagati y'ibihumbi 10 na 12. 12 ku munsi. 10 na 12 per day. Ubwo niyo nanone ni kimwe no haruguru ko maze kuvugayo arenze umujyi agiye mu ntara nawe urabyumva. Nabwo amafaranga ariyongera bitewe naho mwagiye gukorera. Mwagiye uburyo bwo kuryama ibintu nk'ibyo bigira uko bibarwa ni negotiation. No kuvuga ngo hari igihe mufata n'igihe mukajya gukorera mu ntara nk'ubu mukaba mwajya nk'icyangugu mukajya gukorerayo. Ahantu hose mu gihugu urugero mukagera iriya burasirazuba mu Ruhengeri icyangugu ahantu hose habonetse akazi mu gihugu turakora nta kibazo. Ndungutse Todomiri urakoze ku busobanuro duhaye. Reka noneho nsabe umuheripazi wawe agira ikintu nawe abwira abantu bakurikiye kamera za Izayi TV, ahari wenda wasanga afite n'ijambo yabuze uko akubwira nk'umuntu wamufashije kugera kuri uyu mwuga. Wenda agushimire kuri kamera za Izayi TV, simbizi biraterwa nimba mutima ziwe bitewe naho abona amaze kugera, kuko ni mutima nama wiwe. Reka mu akanya agira ikintu akubwira kuri kamera za Izayi TV nk'umuntu wahaye ubumenyi. Karibu. Murakoze cyane. Murakoze. Mbere na mbere namanza nkashimira umutekinisiye wanjye rwose uyigisha. Yankoreye ibintu bikomeye, yankuye mu bukene, yankuye ahantu kure cyane, mbese sinabona icyo mushimira pe. Ikindi nabwira abandi baba badukurikiye bajye bashabuka nabo, bajya bavuga ngo nta kazi k'umunyagara kabaho, bajye bakora ibishoboka byose ku buryo nabo bazatera imbere. Turaza kubaha nimero z'umutekinisiye, niba mukenera bazajya bamuhamagara kugira ngo nabo abe yabasobanurira. Murakoze. None se urwego ugezeho uyu munsi wa none ubona guhamagara ukaza ukaba wabasha kugira icyo unkorera cyangwa n'ubundi byasaba ko yitabaza tekinisiye Todomiri? Murakoze. Urwego ngezeho, urwego Todomiri yagejejeho, ubu ngubu naza rwose ukampamagara kuri telefone nkaza nkagukorera ibintu byiza cyane bisobanutse cyane kabisa, nta kibazo. Urakoze cyane Todomiri. Urakoze cyane. Ngewe ku giti cyanjye nagushimira kuko buriya umuntu ubasha kugira ubumenyi uhereza umuntu uri umuntu w'agaciro cyane, urakomeye. Ahubwo nanjye uko byagenda kose nanjye nshobora kuzaza nanjye nkagira ubumenyi ngukuraho, kuko buriya bajya bavuga mu buzima nta mugabo udakenera undi, twese turakenerana. Oya nibyo, ariko mugwe mu mahara turinze amafaranga mwarayabonye. Oya natwe ntabwo turagerayo. Kubaza kwiyanduza murabona ukuntu tuba dusa. Oya nakazi. Nibyo ndungutse Todomiri. Nagushimiraga ko wemeye kwitabira kamera za Izayi TV ukaduha umwanya ukaduha iki kiganiro. Ariko ubundi Izayi TV ugiye ukurikirana? Izayi TV n'ikurikirana kuri YouTube, yo nabonye akanya nk'ubu nashye ndagura utubando yicaye mu rugo na madamu
nkareba ko bimeze mugira ikiganiro kiryoshye cyane njya bakurikira. Ubu rero Izayi TV ni televiziyo yihaye intego yo kuzamura impano z'abantu benshi batandukanye. Ndahamya neza ko aka kanya nawe hari umuntu uzareba iki kiganiro akaba attracted, akaba yaguhamagara ukaza nawe ukamukorera agafarapo keza cyane. Niyo mpamvu ugize ngo rero ubonereho umwanya aka kanya uhe abantu contacte. Umuntu wese uzareba iki kiganiro akumva yishimiye ko tekinisiye Todomiri yamukorera ifarapo, uburyo ki yakubona ukaza ukamufasha. Ni karibu. Murakoze cyane kuri kamera za Izayi TV, kuko nibyo uyu mwanya bari mwiza kugira ngo wakwifuza ko yakorerwa plateau n'izi ngizi abe yazikorerwa. Nimero zacu ukoresha ni 0788 52 32 67. Iyo niyo nimero nkoresha wakumva koko akeneye gukoresha plateau imwe muri izo twavuze haruguru yayihamagara nta kibazo. Todomiri urakoze cyane. Na muri pazi wawe harya bambwiye ko yitwa Chrysostomy. Reka mbashimire kubwa kanya mwihaye, muritanze, mbasanze mu kazi, muhagarika akazi kanyu, mwemera kuganiriza kamera za Izayi TV. Ndagira ngo mbashimire by'umwihariko ubutari abantu bashobora kurizareba iyi video bakagira ibindi bitekerezo cyangwa se ibindi bibazo bifuza gusobanukirwa. Nihagira abasaba ko twakongera kubazana kuri kamera za Izayi TV, nizere ko muzongera mukadutumikira. Murakoze, turi tayari kuboneka nta kibazo. Murakoze cyane, mbaye mbashimiye akazi keza. Murakoze nawe.